buroke isima yamenetse nayo kayishyura. Tugiye buroke yari magana, agafata ku bigizi wakoreye kera akayikuraho, akavuga ati iyi ngiyi yishyura sima, yishyura n'ibyo wangije. Twari twaramwise abusa kubera uburyo nyine yaduhaga abusa. Ndimo ntekereza kuza hano, Imana impaye gahunda kuza hano. Imana yarambwiye ngo ntabwo dukwiriye kugira abantu bakorera abusa. Abahungu bizo bameze bareba, abahungu y'igihagararo, abahungu bameze neza. Samweli ngo bitegereje abarebye, aravuga ati kabisa Imana izi kureba, Imana izi gutora abahungu we. Hari umuhungu wizo Eliya wari afite igihagararo, yari afite amapeti, yari yarize. Samweli ku mutima ngo uyu muntu ahagarara abize he bose bavuga ko aruna. Imana yambwiye ngo iburengerazuba tingewe ibintu baguhanuriye n'ukuntu Imana yaguhamagaye mu isi ni ukuri kose yarabikoze. Ntabwo ati ko pasiteri na reba we turiya mugabo yari yampaye amafaranga, yari yampaye amafaranga kugira ngo nzi ibyo azakumbwira byose nze kubyemera. Ntabwo nyandipfira mubazo hano bawe n'ukuntu byagenze, arambwira ati ubu bariya bose yahanuriye hano yari yatumiye ko biza kugenda byose, twari twabonye amafaranga. Reka dusome Mariko ibice 10 murongo wa 35 kugeza kuri 39. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera baramubwira bati, mwigisha, turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose. 36. Arababaza ati, murashaka ko mbaha iki? 37. Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. 38. Maze Yesu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa. 39. Baramusubiza bati, twabishobora. Yesu arababwira ati, koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Akiremeza ijambo ry'Imana. Reka yongere muri Matayo 13:25-30.
Matayo ibice 13. Umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. 26. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. 27. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? 28. Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? 29. Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu bararandurana n'amasaka. 30. Mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Mwakire ijambo ry'Imana. Ndabanza mbahe intashyo y'itorero icyicaro gikuru cya Believers na Kimisagara. Ndabizi ko abantu benshi bahageze, cyane cyane abaririmbyi. Dukorera hafi y'umurenge wa Kimisagara, hafi ya Mercedes mu Church, urusengero rw'umuhanda kuri kaburimbo. Rero bampaye intashyo maze muzakire izina rya Yesu. Ikindi ndashima Imana ko twashoboye kugera hano. Ntabwo byari kunkundira kuko twari dufite ubukwe, umuryango wacu umwe wo mu itorero wa Yefuta washyingiwe muri wa Yesaya. Uvuga ngo ahantu hamwe havuye umugeni ahandi hava umukwe. Twari dufite ibirori rero, ejo hari kuwa gatandatu umuganda, twabanje kujya ku muganda, nyuma yaho tubona kubashyingira kandi twabyitabiriye twese. Abaririmbyi bari batotse, twacutse twese ku buryo nari mfite gahunda ntabwo saa 7 z'ijoro, kuko dufite n'igikorwa, dufite worship team irasohora indirimbo nk'uko muzi. Mbonye yasohoye indirimbo niko twashatse kuzisohora. Turafite ibikoresho bya kabuhariwe twagombye gushaka ahantu tubikura kugira ngo dusohore izo ndirimbo nyuma ya saa 6 uyu munsi. Rero ibikorwa byose byabaye nk'uko tubikoraho kandi Imana yabanye natwe. Hanyuma rero mu gitondo cya kare nazindutse njya ku rusengero. Tuba dufite amateraniro 3, itangira saa 12:30 igasoza saa 2 zuzuye. Sinabashije kurijyamo ariko hari pasiteri babibwirije nawe n'abari gusohoka bari gutaha, nitangira saa 2 kugeza saa 5, umwanya rero baritashye batashye, nitangira saa 7 ikageza saa 10. Muzaba waturamiye i Kigali nimugoroba ni karibu iwanyu, mwaza mugasenga kandi mukagubwa neza. Bandishimye. Hanyuma dufite channel yitwa Believers cyangwa se Abizeye Yesu. Ushyizeho Abizeye Yesu tutubona ubona ibyo dukora byose. N'uyu mwanya ngubu turi live kandi tuvuga ko namwe Imana yadufasha kugira ngo tube live hano kugira ngo udukurikiye wese abashe kutubona, yaba ari hano iwacu mu Rwanda, cyane n'abantu benshi batari bakeya bari mu Rwanda, bari online, cyane n'abandi bantu bari muri Afurika, hari za Uganda, za Kenya, Malawi, Zambia, Zimbabwe, ndetse abari i Burayi, ndetse abari muri Amerika. Twese ubu ni umugisha Imana yaduhaye, uduteranye aya materaniro, ushaka kuyaterana kandi ukagubwa neza. Rero turashima Imana. Nugera no ku Kirehe turafite itorero aho wemerewe kwasengera hafi ku murenge wa Nyarubuye. Yesu nashimwe cyane. Kandi nugera mu Bubiligi naho turafite itorero
naho rwose karibu bagira itorero Bubiligi hariya mu mujyi waho birahari, naho twakurangira ndetse turimo gufungura no muri Canada kubona umugisha Imana yatanze ku bwa Believers. Nishimira kubana namwe, nabazaniye ijambo rivuga ngo kuba umuntu ushima ubwami bw'Imana. Kuba umuntu ushima ubwami bw'Imana. Kuririmba waririmba, guhimbaza wahimbaza, buri kimwe cyose wagikora, ariko ibyo byose ubaye udashima ubwami bw'Imana byaba ari impfabusa. Ngewe mu buzima busanzwe n'ubundi ndi umwubatsi, ariko nagiye ngira umugisha wo kujya kubaka ahantu hatandukanye. Nigeze nubaka ahantu hitwa Urwego, yari entreprise yitwa Urwego. Twari dufite umuntu witwa Abusa, yari umushefu cyangwa se umukapita, twaramwise Abusa. Abusa rero ubu ngubu yo wazaga ukubaka, yarazaga akareba nimba ibyo wakoze wabikoze neza. Yasanga utabikoze neza agashyiraho bahorayini, akavuga ngo wakoreye Abusa, akagusenyesha, akakwishyuza sima, ndetse haba n'amadafari ya buroke sima yamenetse nayo ukayishyura. Tugiye buroke yari 100, agafata ku bigizi wakoreye kera akayikuraho, akavuga ati iyi ngiyi irishyura sima, yishyura n'ibyo wangije. Twari twaramwise Abusa kubera uburyo nyine yaduhaga Abusa. Ndimo ntekereza kuza hano, Imana impaye gahunda kuza hano. Imana yarambwiye ngo ntabwo dukwiriye kugira abantu bakorera Abusa mu nzu y'Imana, ahubwo dukwiriye kuba bamwe bashima mu bwami bw'Imana. Ukaba uri umubyeyi Imana yakwitegereza. Babwire ngo abantu bashobora kugaya ku mitima yabo, bashobora no gucekeranya yuko usenga, ariko Imana yo ntabwo icekeranya ko irabizi ko usenga. Rero iyo usenga ukaba umwanya mwiza wo kubana n'Imana, Imana ikwemeza abantu. Ariko kuba nawe uzi neza yuko gusenga kwawe ufite utuntu n'utundi, ukaba wicaye ahangaha ukaba uri gukora, cyangwa waba uri gushyushya intebe, waba utuma abandi babona Imana, ariko wowe ntushobore kubona Imana. Ubundi iyo dusenga, iyo umuntu asenga afite umugisha umeze gutya. Dufite umugisha yuko Imana yumva amasengesho yawe. Wasenga Imana ikumva gusenga kwawe, kandi Imana yavuga nayo, nawe ukaba witeguye kujya gute kuyo. Uwo muntu afite umugisha. Bibiliya ivuga neza ku mugabo witwa Korneliyo ngo yarasengaga umudasiba, akagira ubuntu bwinshi, agasengana nawe mu rugo rwiwe. Igihe kimwe Imana iravuga ngo Korneliyo ntabwo namukura mwaho ngaho, ngomba kumenyekanisha ko Korneliyo yabude asenga. Yohereza marayika. Korneliyo wasenga agiye kubona marayika yinjiwe ku mugaragaro isaha y'isaa 9. Aramubwira ngo gusenga kwawe kwagize gute kumvika. Aho waba uri hose usenga, gusenga kugera kuba, gusenga Imana yumva. Imana irabihamya ikavuga ati uyu muntu arasenga. Baba abantu babyemera, baba abantu batabyemera. Twasomye aya magambo Bibiliya yatubwiye, ivuga abakuru ubwami bw'Imana. Yakobo na bene se baraje
akwiriye kuba uworoheje mu bantu. Hari naho yavuze ngo akwiriye kumera nk'umwana muto. Avuga ngo kuhereza n'uherezwa, aravuga ngo umukuru ninde? Aramubwira ati umukuru nugira gute? N'uhereza cyangwa n'uhereza? Musubize nawe. N'uhereza. Yesu avuga ngo ariko yewe ndagaragara cyangwa se ndi umuntu ugira gute? Ubahereza. Hari naho yabasabye ba Petero na ba Yohana, aravuga ngo ndashaka kuboza ibirenge. Petero aravuga ati biragatsindwa mwana wanjye, ntabwo bikwiriye nari ko wanyoza ibirenge. Yesu aravuga ngo utemera koga ibirenge ntabwo akwiriye kuba umwigishwa wanjye. Yesu nashimwe cyane. Petero abyumvise bavuga noneho rero ahubwo ntunoze ibirenge, ahubwo unoze n'umubiri wawe. Amen. Asifiwe Yesu. Maze iminsi ngira ikiganiro n'abana mu rugo. Yababwira ati muri abana mu rugo, ariko umuntu ushaka kuba mukuru niyubahe mugenzi wiwe, amere nk'umutoyi aho kugira ngo yike umukuru. Mfite umwana witwa Yoshua, ajya avuga ngo niwe muyobozi wabo, kandi uwo Yoshua niwe mutoyi, niwe muhereza. Haresha ngo Deni arasuma akavuga ati mwebwe ngomba kubayobora, mwebwe akabatesha. Kuki umushaka kugenda ashaka kubayobora? Abangaba ni abana bato bakora. Berutse gukora inama nawe twanaganira, ndababwira ngo yaba Deni yaba ndetse n'uyu nguyu muto, uwashaka kuba mukuru akaba mukuru nuko aba mutoya mu bandi. Ubu ni ushima ubwami bw'iki? Bw'Imana. Bibiliya ibivuga neza. Urukungu mu masaka. Uyu ni umugani Yesu yaciye. Umugani w'urukungu mu masaka. Umubibyi yasohoye imbuto aragenda arabiba. Umwanzi nawe araza arabiba urukungu. Arangije kubiba ngo biramerana. Yesu ababwira uwo mugani aravuga ati noneho ababibwira baravuga ati mwigisha, kuzi neza yuko twabibye amasaka, none twageze muri ma twasanze mw'iki? Urukungu. Twemerere tujye kurandura urukungu rutuvire mu masaka. Yesu yakomeje avuga ngo mureke urukungu rumerane n'iki? N'amasaka. Igihe cy'isarura nikigera, amasaka amaze kwibumba, urukungu ruhagaze nk'ari. Igihe cy'isarura amasaka amaze kwera, umusaza azinjiramo afata urukungu ngo aruhambire neza, aruhambire neza, arushe ku ruhande, afata amasaka ayahurike mu kirere, ngo urukungu rwo ruzajya gute? Ruzatwika. Uko niko bizaba. Hari umurimo bimwe neza, bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka. Oh, bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa.
nibagera kuri Yorodani bazavuga intwari gusa. Abapasiteri bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani bazavuga intwari gusa. Bareke bagende, bareke bagende abasabanye, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani bazavuga intwari gusa. Igihe maze mu rusengero nawe n'ibintu byinshi bitandukanye. 2017 nigeze nakira umuntu umwe, bari abakristo benshi. Umugore ahereza umugenzi we umwana ahita amukubita urwara kandi bazanye gusenga. Abo bari kujya gute gusenga. Ni urukungu rwandiranye n'iki n'amasa. Umugore ategati cyane ti pasiteri we muhagarika amateraniro karaba. Uyu mugore muhaye Imana musanye none amutera iki urwara. Turebe dusanga urwara rw'umutera. Umugore ubikoze gute? Nyine tinagize mutera urwara. Isari yaje kujya gute gusenga. Abo ni abantu bari kugenda iki ikivu. Rwana n'intambwe yo guhuza abo bantu bombi. Umwana kumujyana kwa muganga, urituma kumujyana muri polisi. Rwana no kubwira umudamu uti muhimbabazi, nawe Imana izakubabarira umwana w'abakiri. Ngira ngo ugishe sanga umudamu arasenga, agira gute abara mugenzi we wa mugore wateye urwara. Arataha. Mu mezi nk'aya adashize tugira amateraniro y'abantu benshi bagataha. Umugore yaraje amaze kuza yikubita mu rusengero, abona telefone ya mugenzi we ahita yinagamo imbere ndani. Ubwo murahumvishije ayimanuriraho. Undi aramubwira ati telefone yanjye ndabizi ko ari wowe yitwaye. Kuri kose ahetse umwatsi yitwaye agakemera agazirika neza. None ubu ibintu byaba. Hari umudamu utekereye kujya ageza hano ku rusengero, umudamu munini. Aragatira madamu, ubwo avuga ko ifite. Reka tugusaba. Undi tebawe, umugabo cyangwa kwihagarika. Undi n'ubwo ujya kwihagarika turajyana. Uwo mudamu kerere afatiwe nini. Ari kubita muri toilette kugira ngo ataza kwimanurira. Undi nawe uko agiye kwihagarika, ihagarika umugore mugenzi wawe turebe. Ashaka kumuyayima nabona harimo ibuye. Barayimufata. Yari yiriwe asenga umunsi wose. Twari twahanuye abantu babonye Imana. Abantu benshi bakize, ariko we icyamuzanye sungukizwa. Asa mugeza ufite gahunda hano. Ini gahunda, iyo gahunda ireke. Gahunda ni ugukizwa tukazajya hehe mu ijuru. Byaba bibabaje kwiga umunsi hano dusenga, abahanuzi bahanura. Waba wararuhiye iki? Wamusuta bonye Yesu, waba wararuhije, kwiriza wirije, waba wararuhije, waba wararuhije, wamusuta bonye Yesu, waba wararuhije. Mubabwira ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Mbese ubwo buzima uhari butegura gute?
famiye nyanyadaguse n'umugabo mukuru bashyize mu muryango wabo. Ibintu byabaye muri iyi minsi rero, bari bafite ubukwe, dufite umuzashima tuze mu Birigi. Ubukwe burangiye dutangira gusenga, barangiye tuza ku giterane cyo gusenga turi abantu 8, umwe ntiyaza. Ariko Imana iratubwira ngo harimo umugeni, itubwira n'izina ry'uwo bagiye gutaha. Ariko kandi ntabwo yasengaga, umuvandimwe wacu ariko ntabwo yasenga. Ngiye gusura n'umugore Imana ndetse turi bagiye gutaha, ndayimubwira akeba nk'ibyumweru 2 gusa. Umugabo bagira ibyago bakushuma muri karitsiye w'umuyobozi w'umudugudu, arangije bamushinga gutwara we abana b'urwo rugo kuko afite imodoka. Uko ari kubatwara asohotse mu modoka yiwe, yumva kuzungura yikubita hasi, ahita ko apfa mu kanya. Bamugejeje ku bitaro by'i Kanombe yarangije gupfa. Twagiye gushyirwa hariya gusura ejo bundi. Nibyo koko abantu benshi barabwiriza ibijyanye n'iyi si. Urabona imodoka, urabona inzu, urabona visa, abandi babigize business. Perutse kwakira umuvugabutumwa arakomba igihugu cy'u Rwanda. Uyu musore arakibira, arangije abona ikusa ntazibagirwa, araza agahanura, yahanuruka ngo ati uyu muntu se Imana yerekana gute ngo ndabizi Imana yerekana ariko isobanura ibintu. Yaza akavuga ati wowe runaka, wowe tuyahana, akavuga amazina, akavuga buri kimwe cyose. Twese dushyiraho mvi turavuga ngo uyu ni umukozi w'iki w'Imana. Arataha turavuga ngo noneho Imana yaje mu bantu iciye mu muntu. Bukeye nk'ubu witwa Claude yahanuriye, araza amateraniro. Karo siba bahanura yuko ufite umugore w'umwarimu utuye hakurya za iburengerazuba, tinigewe ibintu baguhanuriye n'ukuntu Imana yaguhamagaye mu isi ni ukuri kose yarabikoze. Ntabwo ariko pasiteri reba we turiya mugabo yari yampaye amafaranga, kugira ngo nzi ibyo azakumbwira byose nze kubyemera. Ntabwo nyandipfira mubazo hano bawe n'ukuntu byagenze. Arambwira ati ubu bariya bose yahanuriye hano yari yatumye ko biza kugenda byose, twari twabonye amafaranga. Business ndamuhamagara ndavuga ati bite tinisawa ndagira gushaka muri biro wanyu. Kubera iki se ni gutuzana abantu bakaza wabana ukabahanura ngo Imana iravuze iravuze. Ntabwo ubu tuvugana twikimye na Claude, amafaranga bamuhaye yayambwiye, ibyo mwavuganye yabimbwiye bite byawe. Arambwira ati timushobora barira ibintu tubikora. Ababelievers mureke Imana yigaragaze mu Mana bwawe. Ibintu by'Imana ntabwo ari tekinike. Abahanuzi inyuma no mu gihe cya Yesu bari bariho, n'igihe cya Pawulo bari bariho. Abakristo muhumuke mumenye bakazana umuntu ahumirije gutya bakamusenya ngo ngahumuka, agahumuka.
igitanda kirabaye wapi. Yesu naje. Tugomba kumenya tukigisha amatima. Ubuhanuzi bwose buri mu ijambo ry'iki ry'Imana. Ubuhanuzi abantu babugize nk'ubupfumu. Haguze ati pasiteri ati ndebera, tumurebera iki? Ndebera ko abana banjye ndebera. Hari uri muri Amerika ndebera. Njyewe si ukunda kurebera. Ndebera. Ibyo ngibyo bijya bikunda mu gihe haleluya turi imbere y'Imana twaciye bugufi. Nabyo biza rimwe na rimwe ni kado y'Imana. Imana ikatumenyesha ibyo mu ijuru. Yesu nashimye. Imana irambwira ngo mbabwire buri umwe wese abe mu kurushima mu bwami bw'iki bw'Imana. Reka mbabwire byari bikwiriye yuko waje gusenga muri Believers umugabo wavuga ati kuva yagera muri Believers nabonye impinduka umugore wanjye ntakigira umujinya ntakigira uburakari abana abogereza igihe bimeze neza. Umajya gusenga hari ibintu byahindutse bariza mu mwanya hari ibintu byari byahinduka bajya kuvuga ko ibintu byahindutse ngo baza gusenga mumbarize kuki mutinya kubaza mumbarize kuva aho waje gusenga ibintu byahindutse niba bitari byahinduka ufite ikibazo. Niba nta cyari ngo abantu bagutangira ubuhamya ufite iki ikibazo. Mbabwire sose. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo uhemba ntabwo ari poso. Uhemba ntabwo ari bishop. Uhemba ntabwo ari pasiteri. Uhemba ntabwo ari abadiyakoni bane bari amafaranga. Hari umwe muri rwose pasi niza kwitorero ryawe uranyambara amafaranga yo kudiyakoni se n'uyabara urayatwara. Ndagira mbabwira ngo uhemba uza kureba imirimo ni Imana ishobora byose. Naza guhemba agasanga udakwiye guhemba uzatahira iki abuze. Bibiri ivuga neza mu gihe Isiraheli bari babuze umwami mu gihe cya Sawuli Imana yabwiye Samweli iramubwiye ngo niboneye umuntu mu muryango wa Yesaya ufite umutima umeze nk'uwagize gute yishimye. Haleluya. Aho waba utuye hose aho waba uri hose uko waba umeze kose ushaka umuntu woroheje uri inyuma y'abandi uhigira abandi ariko ufite umutima umeze nk'uw'Imana yishimira. Imana izitamurura irangiza iguteza imbere ikuzamure abatari bakuzi bakumenye kuko ufite umutima umeze nk'uw'Imana yishimira. Iramubwira ngo uwo nguwo niwe nabonye ko akwiriye kuba umwami w'Abisiraheli. Iramubwira ngo fata ihembe uritware urijyane nugerayo nzamukwereka umwimi. Haleluya. Haleluya. Hari abantu Imana igiye gukura mu cyari hirya. Haleluya. Ibatuze ibashyigikire ibazamure kuko babaye ahumba mu nzu y'iki y'Imana. Ahangaha twaje
tuzana undi wa kabiri turebe niba Imana imwemera. Azana abafite amapeti yarize asobanutse. Wenda uno mukuru wanjye avuyeho, wenda ni njyewe Imana yemeye. Akizunguza Imana njye muramenye nawe ngize gute ndamuga. Samaya bati nawe Imana iramugaye mushyire ku ruhande. Bazana undi wa gatatu nawe ufite amashanga. Mbabwire iki kintu gikomeye. Imana ishimwe. Haranira ko Imana ikwemera. Mungu asifiwe. Mu byo ukora byose haranira yuko Imana igira gute ikwemera. Ubanza utaje nawe asa rwose atamuga. Imana yamubese mwari we nawe namugaye. Sisiteme irahinduka ati noneho tugira abahungu babo bose bazi. Ngo bose ngo baraza. Abari basigaye bose baraza. Na Imana irabagaya. Samweli aramubwira ati ariko aba nabo ko Imana ikabemeye bimeze gute? Nta wundi mwana wawe usigaye. Yesaya yifata mu mutwe ntabwo yari akimwibuka. Hari abantu bibagiranye ariko Imana ibazi. Hari abantu batazwi n'abantu ariko Imana yo ikabigira gute ibazi. Mungu asifiwe. Byamufashe gutekereza. Nta wundi usigaye. Nta wundi ufite. Mfite akana kaba mu ishyamba n'agatakuriye mu ishyamba mu ifamu. Aho niho kaba, aho niho kibera, aho niho kari. Takubwako rwose nikanya kwigendera. Ntabwo kitse, ntabwo gasobanutse, ntabwo kandi kuvuga. Narizi ko ahubwo ari wawe akuna. Ariko Samweli yuzuye umwuka w'agatumbe. Haleluya. Ntabwo tuza kurya, ntabwo tuza kunywa, nta kintu na kimwe tuza gukoraho. Uwo nguwo atagize gute ata. Mungu asifiwe. Ibirori biratangira hageze. Ntawe uza kunywa amazi, ntawe uza kurya. Uwo nguwo yagira gute atarajya. Imana irawukorera ngo bari mu izina rya Yesu. Niba uri umuntu Imana ize gute yishimye. Bajya kumureba batwaye amakote. Imana yaguhisemo, Imana yakwemeye. Bazaza bafite amakote, bazaza bamanishyeho n'abakozi ibirenge. Iyo myaka yawe bayitsire kugira ngo bigende neza. Imana yakwemeye. Baravuga ati mu muryango ntabwo tuza kwikira udukora. Uriya atahageze ntabwo nta kintu kiza kuba na rimwe. Nabanza agira gute ahagere. Ariko gahunda nuko Imana igira gute ikwemeye. Mbabwira ngo bakuru be babandi bishyiraga hejuru niyo babatumye ati mugende. Turiya niwe mugiye kuzana. Mugende kandi muciye bugufiya kuko uriya niwe Imana yagize gute yahinzemo. Haleluya. Bamukura mu ishyamba baramuzanye. Haleluya. Samweli akizunguza amavuta yumva birebe. Akizunguza yumva birakunze. Haleluya. Akigira gusa yumva birebe. Yumva Imana ntabwo iri ahubwo yumva Imana iba ngo wi shabaraganiraza. Haleluya. Imana ishimwe. Umve yari umunsi w'abantu bajya mu mwuka bagahanura. Imana yagutabaye bajya mu mwuka bagahanura. Imana ishimwe. Akizunguza umuhanuzi. Imana ishimwe. Imana ni uwo niwe nemerwa gusuka w'iki amavuta. Imana yise gute
kunezerwa. Ibyo Imana yamukoresheje Dawidi yari afite kuba barakwishe, yari afite kwihangana kwishe, yari afite kwirwanirira, yari afite kwishe. Niyo mpamvu yavuze ngo batunganyije ameza muri Zaburi imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kirasize. Aravuga ngo ishyingo yawe n'inkoni nibyo bintu iki iteka cyose. Arangira avuga ngo nanjye Mana nzaba mu nzu yawe iminsi yose. Imana yambwiye ngo haranira. Yesu yavuze ngo mu rugo rwa data hari iki? Amazu meza. Ngo yaba atariyo mubabwe ngo ngiye kubategurira. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ubwo buzima buzaba gute? Turi mu mwitozo. Imana yacu nishimwe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rikubwiye ntabwo ubuze gusenga Imana. Nimba wumva icyo rikubwiye, nimba wumva atatunganyije neza, nimba wumva ugomba gukora. Dawidi Imana yamusuzumiye hariya mu ishyamba, yaragiraga intama za se akazifata neza, ntagire ngo n'imwe ishobora gutaka. Rimwe ribona ko ari ukwizerwa. Nimba wumva aho aratakaje hagarara usenga Imana. Imana twese tugire neza. Nimba wumva aratakaje ibyo rero ngo umuririmbyi cyangwa umuvuga ubutumwa tujya dutakaza umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ariko Yesu niyo mpamvu hano tuba turi mu ishuri, tuba twaje kwiga. Wagira ngo ibihe byiza by'amasengesho, wagira ngo igihe cyo gusenga, igihe cyo kubabarira. Ufite umugabo byakunaniye kubabarira, umugore byakunaniye kukubabarira, ariko uyu mwanya ni umwanya